Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo nk'uko bisanzwe. Nkomeje kubashimira mwebwe mukomeje kubana nanjye. Hari umuntu muri we ushobora kuba yarabonye biriya bimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe, akabona ashobora kuba hari icyo afite muri byo. Hari n'ubifite byose. Hari noneho n'ufite ibindi bibazo bitandukanye by'ubuzima. Uyu munsi rero nje kuyobora wowe utinya kujya kwivuza, nje kuyobora wowe utinya kuba wajya indera ngo baguseka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bishya n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana myinshi kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Sengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, rero ntunze ukandengera iteka, kandi abyangira ko byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Ngwino we Roho Mutagatifu, ni wowe twifuza twese. Uze ukomeza bakwizera, uduhe inema zawe, uduhe kumenya ubwenge bwo kudukundisha iby'Imana. Uba ari wowe utegeka iyi mitima y'abana bawe. Ngwino we Roho Mutagatifu, ni wowe twifuza twese. Uze ukomeza bakwizera, uduhe inema zawe. Kristo Yezu akuzwe. Kuyoborwa na Roho w'Imana ntako bisa. Roho w'Imana iyo akurimo, ubasha kumenya ikibi kije ku buzima bwawe ukacyirinda, ubasha kumenya icyiza kugitandukanya n'ikibi. Muri aka kanya rero nje kuyobora wowe wabuze amahitamo yawe, wowe wabashije kubona biriya bimenyetso ariko kujya kwa muganga ukumva biguteye isoni. Niba ushaka kuyoborwa na Roho Mutagatifu rero, niba ushaka ko Yezu aguturamo, ngiye kukuyobora kuri kominote ya Emmanuel. Dore itangazo uko rivuga. Riravuga ngo ubutumire kominote dore Emmanuel. Isengesho ry'igisingizo cya Yeriko. Isengesho ribohora kandi rikiza. Yezu aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Tubibona muri Matayo umutwe wa 9 umurongo wa 9. Ni ukuva ku itariki 21 kugera kuri 27. Kuri 21 kugera kuri 25 isengesho rizajya ritangira saa 11:15 z'umugoroba kugera saa 2:15. Ku itariki 26 z'ukwa 10 isengesho rizajya ritangira saa 11 z'umugoroba rigere saa 2 z'umugoroba. Ku itariki 27 z'ukwa 10 2024
isengesho rizatangira saa 3 za mu gitondo kugera saa 9 za nimugoroba. Azaba ari misa y'isengesho ryo gusabira abarwayi n'ibindi bibazo umuntu aba afite. Ni ukuvuga ngo buri munsi kuva ku itariki 21 kugera kuri 27 z'ukwa 10 2022, buri munsi ni misa, inyigisho no gusingiza Imana. Ni ukuvuga ngo ni uguhera ejo. Ejo ni ku itariki 21. Ni mu rugo rw'umutima mutagatifu wa Yezu, Centre de l'Emmanuel, Kigali. Ukeneye ibindi bisobanuro yahamagara kuri 0788 54 76 82 cyangwa agahamagara kuri 0789 8 6 84 78. Hari n'uwifuza gutera inkunga iki gikorwa, ariko nshuti bikuvuye ku mutima, ntago ari ugupfa kuvanga ubwo babivuze reka mbikore. Oya, ikintu kitaguvuye ku mutima ntuzagikore. Ni ugukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 07 71 11 urwego, ukareba ko handitse Emma Rwanda. Kristo Yezu akuzwe. Ndakuyoboye rero, ushobora kuba nanone kuri kominote ya Emmanuel utahazi. Wowe utahazi ndumva uko byagenda kose nta utazi Nyabugogo. Uzajya Nyabugogo, ushobora gufata imodoka ijya i Remera, ushobora gufata igikabuga cyangwa Rwamagana bitewe naho nuko ubyumva no ku mafaranga ufite, ariko njye nakugira inama yo ugatega iya Remera, wagera ahantu bita Sonatibe ukavamo ukamanuka werekeza kuri Nirake. Kristo Yezu akuzwe. Mbaraga z'abemera, komeza Kiliziya ihora ibengerana mu rukundo n'ukuri. Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, ngwino tuyobore. Ngwino uhoza abarira, indushyi n'abihebye, bashira agahinda, basingiza Imana. Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, ngwino tuyobore. Mwigisha w'ukuri, dutsindira inzangano, tumenye gukundana, tubera isurumuri. Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, ngwino tuyobore. Ngwino Roho mutagatifu usanganye imitima y'abakwemera gukunde, wohereze Roho wawe byose bishya n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana myesha kwemera Roho mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu.
amina. Mariya utarasamanywe inenge y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho, bazina bacu batagatifu, mudusabire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Dusabirane.